Hello my people, welcome to Gentil Official. Aho muherereye mwese turabakiriye. Icyo twabasaba gusa ni gukora subscribe, share and comment kugira ngo muzaza mubona ibiganiro byacu uko bukeye nuko bwije. Isi yabaye amatambi, bamwe bari mu guca abandi bukira. Aho uza kuzukira aho uri wowe uza kudukurikirana, kandi niba utarakoze subscribe ugende uyikore. Tugiye kubazanira inkuru imeze gutya, tugiye kuganira ku bintu bisigaye byaratumye abanyamurenge batumwimerere wabo, cyangwa se abanyamurenge abantu bakora ibintu bagasanga bakoze amakosa kandi koko aba ari amakosa. Tugiye kuganira uburyo umunyamurenge uko yari ameze, karite y'umunyamurenge mbere ugereranyije n'ubu ngubu. Umunyamurenge kera yari wa muntu wihesha agaciro, utinya abantu, utinya kirazira. Kera abanyamurenge nta munyamurenge wagiraga ishari, nta munyamurenge wagambaniraga undi, nta munyamurenge wicaga undi, nta n'umunyamurenge wafungishaga undi. Ariko aho isi igeze, abantu bataye umuhanda, abantu barimo gukora ibintu ukibaza niba ari umuntu wabikoze, ukibaza sura ni runaka ubikoze cyangwa n'undi muntu. Mu by'ukuri ni ibintu bisigaye tugirira ubwoba, kandi buri muntu wese ahari yisuzume mu mutima we, namara kwisuzuma arebe ibyo akorera abandi koko niba bikwiriye, cyangwa se arebe ibyo akorerwa koko niba bikwiriye. Mu by'ukuri umunyamurenge, karite y'umunyamurenge ni wa muntu wagiraga ishaka rya mugenzi wiwe, kumva ko mugenzi we yamwifuriza ibyiza, kandi agakora icyashoboka cyose kugira ngo uwo muntu yishime. Ariko abanyamurenge nibo abantu basigaye bafite amashari. Ntawe mvuze, nta niwe mvuze mu izina, kuko nanje ndiwe, kuko nanje nta muntu uzubura ishari. Ariko ishari si ryiza, ishari si ryiza, aho umuntu asigaye afata umugabo cyangwa se umugore cyangwa se umukobwa cyangwa se umuhungu usigaye wifata akica ubukwe bwa mugenzi wiwe. Ese wowe ubona bikwiriye kwica ubukwe bwa mugenzi wawe? Wowe mukobwa, wowe muhungu, urabona ni ngombwa kwica ubukwe bwa mugenzi wawe? Aho uri wisubiza. Ariko icyo twavuga yuko niba umuntu aragiriwe amahirwe yo kubona igihe ciwe, Imana izitanga igihe c'umuntu kandi ikagitanga ku gihe, kuko icyo mfite uyu munsi sicyo nzogira ejo bundi, icyo wowe ufite sicyo uzogira ejo bundi, amahirwe ufite ubu ngubu si uzagira ejo bundi, kuko buri muntu afite igihe ciwe. Icyo nokubwira, niba ubonye mugenzi wawe agize amahirwe yo kubona mugenzi wiwe bagiye gushakana, si ngombwa ngo umuvugeho ibintu bidakwiriye, si ngombwa umuvugeho ibintu utamubonyeho, cyangwa se umuharabike. Ibintu bisigaye bihari ubu ngubu, umuntu asigaye asohora save the date yararwaye intambara. Wowe muhungu, wowe mukobwa, niba aza akakubwira ngo runaka ngo ameze gutya, akora iki ngiki, ahubwo aribwo uzagira inyota yo kumukunda, yo kumushigikira. Kuko abantu muri iki gihe ntabwo bagikunda ibyiza, nta nubwo bagikunda gushigikirana. Wowe uzakora ibyawe, umugwanira ishaka, numara kumugwanira ishaka, mwubake urugo rwanyu, kandi murwubake rufite stability. Muzubake inzu yanyu, ntikazubakwe ku mucanga, izubakwe ku rutare, nibwo muzabasha kurwana urugamba. Mu by'ukuri birababaje kuba ndi inshuti yawe, uzi ko ndi inshuti yawe magara, ahubwo akaba ari wowe ufata iya mbere mu kundwanya, cyangwa se nje ngafata iya mbere mu kurwanya umuhamagaro wawe cyangwa se igihe cyawe. Ni ukuri birababaje.
umunyamurenge ahari wese unkurikiranye, ugende wumve iki kiganiro nurangiza wisuzume. Maze kumenya yuko, maze gusobanukirwa yuko abanyamahanga baturusha agaciro. Mutanyumva nabi, ariko ngiye kuvuga muri ubu buryo. Nta Murundi, nta Munyakenya, nta Munyarwanda wo kwifata ngo yice ubukwe bw'abandi, nta nubwo biba bimureba. Ariko umunyamurenge agakurikirana amateka yawe, agakurikirana aho wabaye, ibyo ukora, iki zose, kwinjira mu nzu ukagira gute, ariko si ngombwa. Aba bacu baturusha kwisobanukirwa, abanyamahanga baturushije kwisobanukirwa, abazungu baturushije kwisobanukirwa. Ni gute wifata ugiye gusenya ubukwe bw'abandi? Tuzi aho bahuriye, tuzi aho bakundaniye, tuzi n'aho bagiye kuzaba, ariko wowe uracaya muri ibyo gusa. Wowe uzakomeza wirukanka muri ibyo uzacoka, kandi ikindi uzabona ko ibyo wakoraga bitari byiza. Ndi kubivuga si uko babinkoreye, ariko nabyo zobaho kabisa, kubera ko iyi si yabaye y'ibibazo gusa kabisa. Icyo nababwira, mugende musenge, mukurikire Imana, musenge Imana ibubakire kandi ibahe ababakwiriye, kuruta uko mugenzi wawe yakubwira ngo genda, uyu ndabona ari we wa mbere mwoberana, sigaye harateye ikintu c'amapase ngo mpapase pase ga. Ni ikibazo, nawe ni ikibazo kabisa. Ariko mu by'ukuri nyamunyamurenge ni umuntu utagira ishari. Abanyagihugu bazi ko turi abantu bakorera hamwe, kandi koko dukorera hamwe, ariko ikintu c'ishari tugende tukireke. Ntabwo kidukwiriye, kandi ibintu tuzi neza ko bidufitiye akamaro ni ugushigikira mugenzi wawe. Ugenda ushigikira mugenzi wawe, kandi ntazoza gushira mu rubuga rwo kumushigikira. Soza ugende umushigikire, umukandira akanyenyeri, ugende ushishikariza abagenzi bawe, bamuha ifaranga akora ubukwe bwiza, kuruta uko wahaguruka usenya ubukwe umwangisha uwo bakundanye. Si byiza, ni ukuri kabisa. Tugende duhinduke. Nico kintu cya mbere cyiza. Niba umuhungu yarahisemo umukobwa, urinde wo kumurwanya iwe yaramukunze. Niba umukobwa yarakunze umuhungu akamukunda, akamwemerera urukundo, uwe urinde wo kumurwanya. Nawe umukobwa uzuza ukabwibwa amagambo atariyo, ukanga umuhungu. Nawe umuhungu uzi ugenda ukumva amagambo atariyo, ukanga umukobwa, ugasezera umukobwa ku munota wa nyuma, barafashe irembo, baratanze inka z'inkwano, isi yarikokoye, akarara amajoro ahamagara impande n'impande kugira ngo akubonere inkwano. Ugende wigaye, aho guhagarara ku ijambo ryawe. Urangiza guhagarara ku ijambo ryawe, ugende usengera umuntu wawe, umubwire ati Mana, uzampe guhishura ibyo abantu bagenda bambwira bitari byo, mbashe kubimenya no kwisobanukirwa ko ari ibinyoma. Nta kindi, gusenga niyo ntwaro ya mbere yokuraho buri kintu cyose cyananiranye. Abavandimwe, aho muherereye mwese, iki kiganiro kibagereho. Abantu muri iyi minsi si byiza. Niba uteguye ubukwe bwawe, si byiza no kwibwira inshuti yawe magara. Genda ubiceceke, azotungurwe na save the date yawe. Numara kwishira hanze, tuzareba ko ari umuntu uzogwanya undi. Yohera he wo mutuye igisasu. Satani akunda ibintu bya surprise, tagakunda ibintu abantu bose bamenye. Yo Satani yamenye ko ibyo bintu bihari, irabarwanya, ariko uzoza utungura Satani. Uye surprise, ugete Satani we ngo wahe surprise n'undi munsi, tukamenyere kuko buriya Satani
tagaba wenyine kuko natwe uko turayigendana. Buri muntu agira satani mu mufuka wiwe, agira satani mu mufuka wiwe arayigendana. Buriya n'ufite ikofi yawe handi uzushira ifaranga harimo satani uzamugendana gutya ukamujana no mu gitaramo, ariko satani ntagakurusha imbaraga atume wanga umuntu wakunze, umuntu mwakundanye amezi 2, umwaka, imyaka 2, ngo atume umwanga bitewe n'undi muntu. Twagiye kure twinjira mu muco w'abazungu twibagirwa umuco nyamurenge. Utaza kuntuka ndi gutanga ubutumwa bw'isi, utaza kumbwira nabi, kandi niba nunambwira nabi ugende uzandike muri comment umbwire yewe nanje byambayeho none ga iyo nama yawe iramfashije kabisa. Ariko umunyamurenge wese turakwiye gushigikirana, abanyamurenge wese turavukana. Uko muza mubona ino mirara yose y'abanyamurenge, abasita, abasama, abagorora, abanyabyinshi, abega, abo bose ko turavukana twese. Uko abanyakenya bazi ko muvukana, abarundi bazi ko muvukana, abanyarwanda bazi ko muvukana. Nikimenyimenyi uzuhura n'umunyamurenge wenda mwaragiye kwiga ahantu runaka kira mukamumenyana, abacuga bakavuga ngo ese yewe abanyamurenge bose muraziranye. Twese nuko impamvu tuziranye nuko twese tuvukana. Tukagira ishari mugenzi wawe uzakora igikwiriye gukorwa cyo kumushigikira. Ibyo byose nibyo bigaragaza umuco, kandi umuco mwiza. Yemwe tugeze ku musozo w'ikiganiro, kandi cyo tubasaba mugende mukore subscribe. Iyi ni channel ya Gentil Official. Gentil ntagira ikibazo n'abandi, nubwo twokigirana no gusaba imbabazi, ariko ugende ushigikire, kore subscribe na share na comment. Tuzaza tubabwira ikindi kiganiro ciza kizahindura imitima yanyu, kizahindura ubuzima bwanyu. Ciao ciao.